hano nahageze. Use ntago ari kunywa. Kudahuruduka ngo uze ngumwe amafaranga. Ariko iyo umuntu akomanze inshuro 10 utari kuza ubu uri kwibaza iki? Isundi reka mubaze ikintu kimwe. Umuntu ari kumwe n'abashyitsi hari. Urifasha uraje wenda gucuruza. Ubundi ufite ikihe kibazo? Ibyo tubyihorera. Wajye umenya ko hari n'abantu baba baryamye. Hano matuye ngenyine. Uswagira ngo hari ikindi kintu kindi kiba cyabaye. Kitumuza wenda guca inzu nziza abantu bose. Ibyo tubyihorera. Amafaranga y'umutekano. Vuba. Bagiye mugira discipline mu bundi. Gira vuba. Kugira ngo tujye kurwanya. Umuntu afite abashyitsi hari afite abantu banzu. Ujya ku ruhande ujya hehe? Kujya batana kumva gabanijwe ku butana. Amafaranga y'umutekano n'ubundi mumaziye mutishyura. Tuvugira hari. Ujyana hehe? Nirengagije ukuntu wari ukuyeho urugi urabizi nunzamurira isukari. Tugende duhagarire hariya kandi ubijyane. Kuzamura isukari se buriya ugaragara nk'umuntu ufite isukari. Abashyitsi bawe subira mu rugo uzana ibyo biceri. Tugende tubivugire hariya. We biti. Ari amabanga Icyo kibazo. Kundi kuvuga ngo tugambo twishe. Nimbura amafaranga y'umutekano ndatwara wowe. Tuhagarire hariya. Zana amafaranga. Dore mu gitabo biragaragaza yuko mutajya mwishyura amafaranga. Amezi angahe? Amezi 6. Kandi urakora. Urareba. Urarebye usanga urana nsa nk'umuntu ukora. Urakora. Ntagiye mureka no kugenda. Amezi ibirarane by'amezi 6. Guhera se mu kwa kangahe? Guhera mu kwa kangahe? Guhera mu kwa mbere. Mu kwa mbere. Mu kwa kabiri ntayo naguhaye. Twahuriye he? Aka gasura kawe imperuka kabona ryari? Noneho rero nta nayo uzongera kubona kuko ubu nta kazi. Kubera ki? Ntabwo uzongera kwishyura. Iyi leta ni yasose cyane yanyo. Uko niko bimeze. Mbese nzayiba. Iyo wigira arayamba. Kigiye nirirwa hano. Amafaranga ahubwo gira vuba mwana. Ahubwo nimukagera hano nanjye nzajya ngwicungira hano. Umutekano se? Nirirwa hano mpari nzajya mutimana. Bivuze ngo ushaka kunkura ku biryo. Gukura ku biryo se gute ujye kwishyuza abandi bakire bafite. Sesha uzi ko ushaka gukina na leta buriya. Nta kazi mfite mwana kandi. Ariko se urabura akazi gute n'ubundi? Akundi guhari ikintu nibutse. Nibutse ukuntu baherutse no kunyu. Narangiza ngo umuntu yishyira amafaranga y'umutekano. Ubundi umutekano wanyu n'ubu. Nubuhuza bwo komanga ukenda gushinzwe ugiye ufite n'abashyitsi. Uwo n'umutekano uri kuduka. Abantu bakwiba ni barabashyitsi bawinjiza. Ni barabashyitsi. Ahubwo gira vuba ngo nta kazi ufite. Tuma tubikomeza aho nkahamagara na mudugudu. Baherutse kunyiba hano inzu barinjira abantu ibintu byose bahamagara none ngo ahubwo nta nayo wanabona rwose. Nta mafaranga nahari. Nta mafaranga hari winjiza abakiriya buri munsi. Ahubwo ni sinzi wagira ngo ni namwe mwiruga munatukiza. Mwibwe nabo barabakiriya winjiza nibo bakwiye. Amafaranga arahari ahubwo gira vuba. None se abakiriya se baza gukora iki hano? Buri mwanya buri segonda buri winjiza umukiriya. Ninjiza incuruzi iki? Niba utabyumva neza ubwo ngubwo nanjye ndakwinjira nyine biwaniremo. Numva iki? Ni icyo ushaka kunyumvisha sa ubwo guma. Hano hari umuntu uzi ucuruza n'abaturanyi banjye ko badacuruza. Ni iki abakiriya baje gukora iki mwana? Ko nta n'inzira imikodeshwa ngo bangora. Umva. Amafaranga nataboneka ndakwinjira. Niba utayafite wowe nyine. Cyane rwose. Ngibyo asaba ibyo nahoze mvuga. Mujye kujya murara munadutera mu mazu yacu ngo muratwiza. Uko niko mumuje kwishyuza umutekano. Cyangwa muje kutubuza. Reka kuntinza zana ibicira uvugira. Munesha umutwe nako ko n'amafaranga mfite tuza nzabanze mbona akazi ninkabona uzabimenya. Sha nubundi nge nsanzwe mbipa. Urumva? Turagenda da kubiteho nk'amasegonda 10. Akubuye mura akasakumiro noneho. None barabinjira bo baguhikisa amafaranga. Ngo nyine birahwaniramo naje nonde ya minota. Urarebye urandi. Ubona hano. Ahubwo se burantiwumaga. Gira vuba ubwo gira vuba. Shandago umva suraserera noneho ngiye mubwiza ukuri. Userera nani? Ibintu uri kuvuga ubundi ni ibiki ubundi ubwo. Usibye kujyana kugufungira mageragere sari ibindi byaba. Ahubwo wowe ufite ikibazo ahubwo wowe banagukure ko ndabona utanagashobora. Byo nibyo utangiye kuzubwira abantu se none uri umuyobozi w'umutekano ngiye uri munandera ubwoba ngo uraza kunyinjira hano. Reba ukuntu maze guhuruta reba. Ndetse birakureba. Nukubera nyine bano bakire baba bagira nyine bagira. Urashaka ruswa nicyo kintu cyonyine maze. Ruswa yiki niba ubwo si hano honyine ubikoze. Cyangwa aho ugeze hose ujye kwa amafaranga y'umutekano nicyo kintu banza kubabwira. Ibyo bintu uri kwigira witupa wigira amafaranga imbere uyabura tugenda nkwinjira. Uragira ngo reka ndeba ahubwo ibyo bikora. Ureba he? Ureba. Ukanuka reka nkubaze. Umva tanzamurira isukari.
ngaho uzana ibiceri nta uzana ibiceri ibiceri se byiki nakubwiye ngo n'ubundi twamaneke niko tumera gusa gurukumbira wowe akuzwa he umva reba kino gipangu kirebe urire ese bundi nkabura winjiyemo ugasanga bumva wese susanzwe n'ubundi mu busanzwe nari inkusi sibyo menya iki nari inkuzi nyine kugurisha ugatanga ku kigo nyine niba udatemera kuma amafaranga mpakukiro nanje inzira yakuzanye wayibonye nagushyirayo rero inzira yakuzanye wayibonye cyangwa mpamagara abagukuriye ya guhamagara mudugudu se ngiye norejwe nawe ngiye kumuhamagara mubwire ibi bintu mubwire bino bintu kuko niba uvuye hano wigize gutyo uragera n'ahandi ugende bakuma amafaranga n'umutekano uvuga ngo ugiye kubiha okay ntacyo ngaho nyishyura ntacyo kandi niwe witwikira igicuku uje no kutwiba ntari niba uri kumva ibintu ndi kukubwira utari kubyumva neza gira vuba umpesi izo pesa nigendere ngewe ndakubwiye ngo amafaranga ntayo ngo kandi nta nubwo winjira hano kuko hano ntabwo bivuze ngo ushaka kwigomeka kuri leta winjira cyangwa uko basohotse urukumva uracungucungira iki hano ni wawe we usicheze na mimi ndakukubita reka urwo utwo twise kamubaza ubundi nicyo uri gucunga hariya utwo twise twawe tumeze nk'inyanya urumva akosha ndagukubitira hano naka gafutu kameze ndagukubitira hano ushobora kubuza ngo ndi umugore ngo ntabwo twasehe reka nkwe ariko ubundi ushaka kunyitira hano ushaka kunyitira hano utazongera kubesha kuri ushaka kunyitira hano wowe ko waje oya buretse agiye kunyitira hano reka nakubite ibintu reka nkwereke ndahamagara leta nagukubitira hano reka nitahe mamaje nampa amafaranga y'umutekano rwose kwishyuza umutekano no ubuza abantu umutekano harayi wampaye se ubundi we niba kwishyuza umutekano ko nabishyira nayanterera nagashyiramo wadukiza si nkuko bitangira umuntu nakukubita njyewe nta makuru nuko mbona amafaranga afite we mwumve njyewe uranahamagara mama uko ndi gushaka kubona amafaranga ndamagaye ko mbere yo kugura reka nkwereke njyewe buriya ngaho nyica ndamagara mama nanyice ndagaca amabere nanyice abandi bo bayobozi nyica ndagukubitira hano nakwizaniye nyica urajyama cyane uyama urabona we rero ukuntu ubuza abantu umutekano ugashaka amafaranga nafite namo amafaranga y'umutekano ubwo se uwo uzi gucunga umutekano ntayo yampaye amezi 6 yose y'ibirarane nta mafaranga nyine byagenze bitege tuba muri kurwana none uje kunkubita kuko ugeze hano akanura amaso reba no masangana nk'inyanya ngo ngo nyinjira ngo kuko ngo amafaranga ngo y'umutekano nyinjira wowe barancatse amakosa yahe uza kubwira umuntu ngo uramwinjira barancatse wowe ndagira ngo mutuze sibyo umutekano amaso arenda guturumbukamo baje kwishyuza umutekano ni ikihe kibazo cyabaye kugira ngo uri kurwana n'umuturage ku gipangu cyacu gipangu cyane noneho ni icyawe igipangu hano ni wawe ndagira ngo mutuze mumpa amafaranga y'umutekano mwishyura umutekano se umva nk'ibibanga uko wabanje kino gipangu utazongera no kukiyobera uri kunyikoreshwa utananyanduza umutekano ndagira ngo twumvikane action ubundi urambaza uhora mu kabari ubundi nuragasinzi buriya wamubonye reba inshuro zose uza kwishyuza umutekano aje ubundi si bwo wavuye ahangaha rero se nakunyuza waguye mu muferege hari haruguru wasinze sibyo navugaga nuko nguko amafaranga yose tugahaye ngo mperuka ngo kwishyura mu kwa mbere nta soni ni mu kwa mbere ngendetse kwishyura cyangwa abantu baragukajya mu kabari iki wishyuza buri munsi mushaka kumfatanya se nta n'icyumweru wowe nk'ubwo ibyo ntabwo biri burangirire hano sureba wangegera wandekura inkende sureba wandekuramwa wandekura ko umutekano ko wawishyuye wandekura nyine nadungo rekura urareba mwebwe mwese mwarangije inzu baraheza ndakubaza ni wowe kandi wanyibye jewe rero urebye ni ikihe kibazo gituma urwana n'abaturage cyane usibye uyu nguyu se wamvangiye hari ibindi uyu nguyu umutekano wabo barawishyuye nawe mwaranyishyuye
ariko kano kanyira agashingihembe ngo urumva umutekano ngo kwinjira uranyinjira mwese ndavuze ngo mucegeke urese avuge umwe ino nyira agashingihembe maguru ya sarwaya utongera ndavuze ngo witukana sobanura ikibazo ufite gituma uri kurwana n'abaturage ushinzwe umutekano urumva bareba iki uyu baramwishyura aho kugira ngo yandike akahita ajya mu kabari kuyanywera nta nubwo ajya yandika bishyuye n'abatishyuye amezi 6 ngewe amezi 6 mureka uzayishyura urareba ngewe ikibazo mfite ni iki ngiki mwana niba uri n'umuyobozi mugenzi wanjye simbizi ngewe uno mukobwa ntanyishyura umutekano amezi 6 arihiritse nahageze arambwira ati ngo nta kazi agira kandi njya mbona n'abantu binshi urumva ndamubwira ati nyishyura wumvise ibyo twapfuye nawe ushaka kumwe mu binjira hano wowe uzi baba bagenzwa n'iki wowe nta kibazo niba ibyo binjira ntasimbizi wirirwa ugenzura bansura nyishyura umutekano ndabasaba ituze sibyo rero urareba njye nta kibazo n'icyo ngicyo turi gukora rwose kutanyishyura mbara mw'abantu reka bagire inama ubundi kwishyura umutekano ni ngombwa kuri buri munyarwanda wese ni ngombwa natwe tuye turabyemera Kigali nanone kandi turabyemera Jolly ngira ngo urabyumva nawe yuko ntabwo nyine wigaragaje neza ariko nawe umutekano inshingano zawe no kwishyura umutekano sibyo ukawishyuza mu buryo bw'ubunyamwuga nyine umenya uburyo uganiriza iki abaturage sibyo mu gihe byanze ufite abagukuriye ushobora kuba wavugisha ukabwira uko situwasiyo imeze ntabwo wo kurwana n'abaturage ariko nawe umutekano ugomba kumenya uburyo wishyuza abaturage umutekano sibyo namwishyuze neza se no ntabwo wakishyuza neza umuturage ngo basange mwafate mu mashati reba ishati yacitse bakumenya amarinete ibyo ngibyo ugomba kumenya ko uri umuyobozi ukagira n'indangagaciro unaniye umenya uburyo uhamagara iki abagukuriye mukanya uko mwandoringa ikibazo sibyo ubu ngubu amafaranga ntayo afite ngira ngo wabyumvise sibyo urihangana rero ugende afite igitabo se abyandike sibyo amafaranga azaba nanjye nawe ndaza kumuganiriza tuyo buryo utazajya kwitwaraho neza mukavugana nzayishyura ngewe ntabwo nge nakwambura igihugu nabyo mujye mwibuka ko muri n'abaturanyi ariko wowe na simusanzwe muziranye koko none reka mwereke nampa yo kuba yanigaguye akaba yanankubise yego ako kuniga ahubwo se wari waniga iki gipangu gitinya